Dutangiranye agafilme kacu n'umusirikare wari utashywe mu rugo gusa akihagera akinjira n'indabyo. Umukozi yatangiye kumubwira ati bosi icare hano muri aka kagare, icaramo mabuja ataraza. Bosi rero nta kindi kintu yakoze, yahise yicaramo ako kanya akimara kwinjira mu nzu. Mabuja nawe yahise aza atangira kumubwira ati ngirira vuba, atakira mpambira mu nda, inda yanjye itaza kugaragara, umugabo wanjye ataza kuyibona. Ati kandi rwose ubikore neza, nizere yuko ibintu byose kandi nabyo bamaze kubishyira ku murongo, kandi umugabo wanjye naramukaje ufunga umunwa wawe ntazigere amenya buri kimwe cyose cyaberaga hano muri uru rugo. Arangije atamubwira ati mana yanjye uwo nguwo niwe numvishe mu nzu. Undi aramubwira ati yego, ati ngaho genda ujye gutunganya mu cyumba. Ubwo umukozi yari agiye rero, hano rwose umugore yarinjiye, akimara kwinjira asanga umugabo we yicaye mu kagare. Umugabo nawe amwakiriza indabyo amubwira ati sheri wanjye rwose ni karibu, ati nari nkukumbuye cyane akira nakuzaniye indabyo. Undi aramubwira ati hoya nizere yuko ibintu ndi kubona hano atari byo, kubera yuko ntago ndi kubona. None se wicaye mu kagare? Undi aramubwira ati ntago mbyiyumvisha, ntago numva ukuntu nyine ubuzima bwabuhindutse muri aka kanya. Ati none se byagenze gute? Ati njye ndumva ntashaka kubibona, ntago nakomeza kubana n'umuntu umeze nkawe cyangwa se n'umuntu ufite ikibazo gutya. None se umuntu utabasha guhagarara, ati ntago ndi kubyakira, kuki utanabimbwiye yuko ibingibi byakubayeho? Umugabo rero yabuze n'icyo avuga, umugore ahita yigendera aragenda. Ndetse barakwereka wa mukozi yari ari hano mu cyumba arimo arategura nyine amabuje, indabyo, nyine ari gutegura buri kimwe cyose. Ahangaha rero nyirabuja yinjiye mu cyumba atangiye kumubaza none se bigenze gute kuyisuza? Ati ntago wabyumva, uzi yuko neza neza yacitse amaguru. Umugabo rero barakwereka nk'uko byatangiye cyangwa se uko twatangiye agafilme kacu. Umugabo yari muzima, nta kindi cyabaye, yarahagurutse araza hano ku rugi, arangije atangira kumviriza buri kimwe. Arangije avuga ati njyewe uriya umugabo wacitse amaguru ntago twakomeza kubana. Ubu se ko nifuza gutunga umuryango se cyangwa nifuza kugira umuryango, uriya byagenda gute? Nta kintu yazamarira, nta mugabo umurimo. Ndaramubwira ati ariko tuza, none se ashobora kuba ari ikibazo yagize, ariko wenda umuntu akaba yamuvuza rwose agakizira mabuja. Ndaramubwira ati we ntago ubizi, wowe ntago ubizi, uri umukozi, nta makuru na makeya uba ufite yo kubana n'umugabo nk'uriya. Ati hubwo nta kindi kintu rwose uriya mugabo akwiriye. Ati ahubwo se ngubu ndabigenza gute koko? Narinzi yuko ari buze ari muzima ameze neza akantera inda. Ati none reba wibuke ko mfite inda y'amezi 3, kandi rwose narinzi ko uyu munsi ari buze akantera inda, hanyuma nkazabimwegekaho nkamubwira yuko ari we wayinteye. Ati none reba rwose ukuntu ageze hano hantu ameze. Ati ubuse koko ndabigenza gute cyangwa ndabigira nte? Undi aramubwira ati rero ngubu ikintu ugiye kumfasha, ugiye kugenda hanyuma umuvugishe umubwire yuko nyine ntwite, ariko ino nda nyine ntayikuye mu bintu byo gusambana cyangwa se ibintu by'ubusambanyi. Ati ahubwo nagiye nyine bakantera inanga. Arangije rero umukobwa yarasohotse, amaje gusohoka asanga bosi we ahagaze hano ku rugi. Arangije atamubwira ati bosi, ati ariko si wowe uri guhagarara? Ati rega ntacyo uramenya, banza uze ugume mu kagare ndetse uragenda umenya buri kimwe cyose gake gake. Arangije rero yamwicaje hano aramubwira ati nizere yuko ibintu ugiye kumvira hano byose cyangwa se ibyo ugiye kubonera hano bitari butume ufata umwanzuro mubi. Hano rero umubosi yaravuze ati none se ni gute ntafata umwanzuro mubi? Nimba umugore nasigiye urugo nkajya kwitangira igihugu, arimo kubasha kunkorera ibintu nk'ibi ngibi. Ati rwose ibi bintu rwose ndumva ngiye kubyakira biri kungora. Hano rero umukozi yarambwira ati bosi, ati nukuri gerageza wihangane, kandi rwose ntugire ikintu kibi rwose uri butekereze gukora. Ati kandi nanjye ndagufasha kugira ngo ubashe kumenya ukuri. Ati ahubwo reka nkuzanire ka cyayi winywere. Nibwo yamuzaniye icyayi rero. Arangije aramubwira ati rwose bosi muryoherwe. Mabuja rero we yagarutse hano muri salo azi yuko umukozi nyine yamajije kubimubwira, kumbi bosi nawe yari hariya nyine ku rugi yarabyumvaga byose. Arangije araza aramubwira ati sheri, ati rwose wihangane, ati
ati noneho ubu ngubu ndagarutse ndumva maje kubyakira nyine ibyakubayeho wihangane, ati rega nanjye ni ukubera ukuntu mba mfite igitutu cyo kugira umuryango. Aha ngaha rero boss yarambwiye ati ariko none se ko hari ibintu byambayeho nanjye nyine ntari nzi uko biri kugenda, ati ariko rwose nanjye byarantunguye nta nubwo nabigizemo uruhare, ati rwose ni ukunyihanganira ubuzima bugakomeza. Aha ngaha rero nta kindi cyabaye kandi yongeye kumubwira ati none akandi nimba uri kubona bitakunda nta kibazo, wowe nyine naguha uburenganzira tugahana divorce ukagenda nyine ukagira umuryango ugashaka undi mugabo. Hano rero umugore yaravuze ati mana yanjye, ati ibyo bintu uri kumbwira nta nubwo ndi kubyumva, ati none se uragira ngo dutandukane? Undi rero arangira avuga ati ntabwo ibyo bintu ndi kubyumva, uwo nguwo akaba ari umugore. Aho ngaho yahise anivumbura arasohoka. Hano boss yasigaye mu nzu arimo kwibaza nyine buri kimwe cyose ari kubona, ibintu umugore cyangwa se filime umugore arimo kumukinira ntabwo arayibona, ni igihinde cyasohotse kuri we. Arangije rero hano mabuja yarasohotse, umukozi nawe amusohokaho. Mu kumusohokaho rero aragenda aramuganiriza aramubwira ati none se kubera iki tuvuye mu cyumba nkubwiye ngo ugende umubwire yuko nyine ari ntaga niteje nta kindi kintu cyabaye nyine kirenze, warangiza ntubimubwire? Undi aramubwira ati ariko se rwose tuza ihangane nabyibagiwe, nibagiwe kubimubwira. Ati ntabyo wibagiwe ahubwo uragira ngo mbone nyine nandagaye, uragira ngo umbone rwose nasebye. Gusa ariko umukozi we arabizi neza kubera yuko na sebuja yamaje kubimubwira yuko uno mugore hari agakino arimo gukina, kandi rero umukozi yakomeje gutega amatwi nyirabuja akomeza kumubwira ati ugomba kugenda noneho ukabimubwira, ati genda ubimubwire kandi rwose ubimubwire neza. Hano rero umubosi nawe yari yicaye hano, gusa noneho ntabwo yagiye kubarunguruka cyangwa se ngo ajye kubumviriza, yagumye hano arakomeza arategereza yibaza ibyo barimo gukora cyangwa se ibyo barimo kuganira. Hano gusa umukozi akomeza kubwira nyirabuja ati noneho rwose ndaje ngerageze mbikore. Undi aramubwira ati ngaho genda rero ubivuge, vayo hano tujyane. Hano rero nta kindi kintu cyabaye, umukozi yaraje ari kumwe na nyirabuja, arangije aramubwira ati rwose umukobwa wacu hari ikintu nyine ashaka kukubwira. Undi aramubwira ati se habaye iki, niki kintu ashaka kumbwira? Ati rwose nimba ari ibijyanye ni wenda n'ibyo mwaba mukeneye mwambwira nyine nkagerageza ko hari amafaranga mfite. Undi aramubwira ati hoya boss, ntago ari iby'amafaranga cyangwa se ibyo twaba dukeneye, ahubwo nagira ngo nkubwire yuko nyine mabuja nyine hari ukuntu nyine aratwite, atariko nyine n'inda y'inkorano cyangwa se n'inda y'intera. Undi aramubwira ati none si ibyo bintu muri kuvuga ni ibiki? Ati ikintu nyine yari ashatse kuvuga, ati rero ati rwose nabonye utinze, ati nashatse nyine uko nshaka ukuntu twashaka umwana kubw'umuryango mugabo wanjye. Ati rwose nta kintu kibi nari ngambiriye. Yaraje rero asoma n'umugabo we rwose ku itama, arambwira ati rwose nizere yuko ibi ngibi birangiye mugabo wanjye, ndagukunda cyane. Aha ngaha rero amajije kugenda barakwereka hano wa mukozi ndetse na boss barasigaranye, arimo aramubwira ati ese ubu ngubu koko ibintu mabuja kubwiye urabyemeye? Ugiye kugumana nawe nyine ugiye kwemera ibinyoma byiwe? Undi aramubwira ati none se nkora iki? Ati ngewe rero gusa ikintu ntegereje nuko basi we yatobora akambwiza ukuri kwiwe kumwiturukiye nyine mu kanwa. Undi aramubwira ati mabuja ntago agukunda, ibyo ngibyo urimo kuvuga ngo wenda yaranagukumbuye, ngo ibyo yakoze yabikoze ngo kubera wenda yumvaga agukumbuye haciyemo igihe kinini mutabonana. Ati wapi, nta munsi nimwigeze avuga yuko anagukumbuye. Buriya rero disi abakozi bo mu rugo bajya bamenya ibintu byinshi, hahandi rwose wowe icyo utekereza yuko nta muntu ukizi waba akizi, waba warakivugiye kuri telefone, waba warabivugiye hehe, waba warabyivugishije, warabyumva nyine kandi akabimenya. Aha ngaha rero nta kindi cyabaye, mabuja yaragiye yinyabya mu cyumba, amaze kwinyabya mu cyumba atangira kuvuga nyine ari kuvugana n'umuntu w'umugabo. Arangije aramubwira ati mva noneho wakibaza ibintu byabaye, wa mugabo wanjye yaratashye ariko yatashye nta adakora, yicaye mu kagare, mbese yabaye ikimuga ntago wareba. Aha ngaha rero umugabo disi yarabyumvaga, noneho yari yaje ku idirishya neza neza uko umugore arimo kuvuga yivugisha nyine arimo kuganira n'uwo wamuteye inda.
ari nako rwose amubwira ati rwose uyu nguyu nta kintu yazamarira, uyu nta mugabo umurimo, ati ibi ngibi rwose ngomba kubishyiraho iherezo, ati baze noneho ko mu kanya yarambwiye ngo nyine duhane na divorce, ati ariko nyine nagerageje ndabyoroshya, ati ariko rwose ntago rwose nshaka gukomeza kubana n'uyu mugabo, nta kintu yazamarira. Aha ngaha rero disi umugabo yarabyumvishe byose ibyo umugore ukuntu arimo kubivuga koko, abwira umukozi ati rwose wa mugani wawe ubanza atarigeze ankunda, nta nubwo yigeze ankumbura, kandi ngewe rwose namuhamagaraga buri munsi akanyereka yuko ankunda ndetse ankumbuye, ati ariko rwose ntabwo byari biri ku mutima we. Aha ngaha rero uko mabuja yari ari kuganira n'uwo bakundana cyangwa se n'uwamuteye inda kuri telefone, yaje gusoza arasohoka, ageze hanze asanga boss n'umukozi barahagararanye ndetse nabo wibuke yuko bari bari kuganira, arangije atangira kubabwira ati wowe n'uwo nguwo murimo murakorana iki, murimo muravugana ibiki, nizere ko nta kintu yakubwiye. Atangira kwinyuraguramo, boss rero nawe yari yabibonye ndetse yanabyumvishe, arambwira ati rero ubu ngubu rwose wihishe mu bunyobwa, ibyawe byose byagiye hanze, ikintu nzi cyangwa se namenye ni uko utankunda ndetse utigeze unankunda, n'iyo nda ndetse urimo kuvuga uwayiguteye arahari, genda umusange, njyewe ntabwo nakomeza kubana n'umuntu umeze nkawe, ibyanjye nawe birangiriye aha ngaha, wambwiraga yuko unkumbuye ariko ntabwo byari biri ku mutima wawe. Undi aramubwira ati none sheri urahindutse, none ubu ngubu umwana wanjye nawe, ati hoya uwo mwana si uwanjye kuko utwite inda y'amezi 3 kandi ngiye muri ayo mezi 3 naje uyu munsi maze umwaka wose mu butumwa bw'akazi, rero byaba ari byiza usanze uwayiguteye, njye nawe rwose turarangizanyije guhera uyu munsi. Nguko rero uko umugore byamugendekeye ndetse umugabo we aramwirukana, umukozi rero nawe aramubwira ati rwose warakoze kumfasha ndetse warakoze kumbera amaso mu gihe ntari mpari, rwose nawe ugende wishakira ahandi akazi, naho ibyaha ngaha byo byarangiye, kandi rwose warakoze ku bw'amakuru wampaye, nizere yuko nyine yabaye umumaro kandi nawe nta kibazo uzabigiriramo. Ni nuko ko rero agafilime kacu karangiye, nimba hari isomo ukuyemo rwose byaba ari byiza, kubera yuko muri ubu buzima cyangwa se buri kimwe cyose dukora muri ubu buzima ni ibitanga isomo kuri twebwe ndetse n'abo turi kumwe. Turabashimiye rero ko muba mwabanye natwe, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment, byanyu ni ingenzi.